seasoning beef. Hari product cyangwa se ibirungo tugiye gukoresha. Harazamo olive oil, hazemo dark soya sauce, hazemo garlic powder, hazemo icyo bita black pepper, hazemo umunyu. Turakoresha ubuki, turakoresha igitunguru gitukura aricyo, dukoreshe pavro. Murazibona harimo umuhondo, hakazamo umutuku, hakazamo n'icyatsi, hakazamo n'inyama. Ubu tugiye gukora icyo bita marination y'izi nyama. Hari uburyo tuzikatamo dukoresheje paseri ntoya, murayireba imbere yacu. Murabona ko tumaze kuzikora marination, turategereza hagati y'iminota 10 na 15. Tukaba dutangiye kuziteka. Dushyitseho cooking oil cyangwa olive oil. ko ziryoshye, turumva ziryoshye cyane. Namwe muzaziteke mugendeye kuri ziriya porosesi. Naho butaha uteka icyo bita egg fried rice. Ciao ciao.